cyakoze bro ugiye kurongorera mu nzu nziza reba intebe aba nziza ega n'umugore wanjye ni mwiza kandi agomba kuba ahantu heza nk'ahangaha ikintu kibabaje ni kimwe yaba yari yawe atari inkodeshanya ariko urasetsa mwana wanjye bizarangira niyanjye nyigereho ko ntabwo naba mu nzu imeze gutya byo nyine izi niba amafaranga ziguze yagura inzu mubwira uti ibyiza biri imbere si uko se ratame hasi mbona ute sha urarenze sasa twagira ngo ni nko muri Dubai bizaza agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru mwana wanjye nese broka nkubaze ko icyo yahisemo kugura intebe zimeze gusa ni nziza pe za miliyoni nta n'akabanza ufite kuriya iyo urebye neza ubona warabaze neza ntabwo ari ngombwa ko abashaka bose bagomba kuba bafite ibibanza cyangwa inzu icya mbere ni urukundo ahari urukundo n'umubano ibintu birashakwa iyo abantu bishyize hamwe bagakundana barakora ibintu bikaza ese ubundi wabwirwa n'iki ko kuri konti ye hahagaze kuraje mwana wanjye ibintu birashakwa icya mbere ni ugukizwa ubundi ugasenga ubundi ukarangwa no kwizera abenshi barasenga ariko gukizwa bikaba bakuri abandi ntibagire kwizera shama ukwizera ni ukuri kubabwiriza narumwe kwizera ko waraguhorana njye niko mbona bose bameze nk'abatagatifu aho uzacunge neza uri umwana wawe ko ataba Yosefu ko mbona agiye kuzana Bikira Mariya bose badi Bikira Mariya ushatse kuvuga iki wabona ari Fatima cyangwa Uwirurude mama ntabwo ari we ndi kuvuga njye ndi kuvuga Bikira Mariya nyina wa Jambo niyo mugore wapfuye ari isugi kandi akabyara ari n'isugi none nawe ndi kubona ugiye kuzana se Nadi mbona ari isugi ntabwo badi wajya ureka imikino nk'iyo ngiyo kuri ibi bintu uri kuvuga bisekeje hano birashimishije se ese ndabeshye kumona bikubabaje ibyo mushiki wavuze si ukuri ibyo kubwira ni ukuri ma nihorere ukuri kuraryana buriya mujombye ahantu yewe ibyanyu abavandimwe bahora batebya nta gitangaza kirimo ibyo kubona marayika byo mbabona mu rusengero baririmba bahimbaza yewe namwe ntashidikanya ko Nadia uzanye ari marayika icyo nzi cyo mbabona na Nadia baririmba bahimbaza bamfasha kujya mu mwuka okay nubundi byari byaduteranije ahangaha gahunda yarangiye mushaka mwataha nakoze kandi nese ko dusize twagusiye bro ibintu uri kuvuga ntabwo binejeje umutima wanjye uyu mwana afite ikibazo ibintu birimo ikibazo Yesu ashimwe umuhungu wanjye n'umukobwa wanjye Yesu ahimbazwe pastor ndabona bambwiye ko muzaza kunsura hamwe na Nadia Titoni karibu pastor nkuko mubizi nari nabagejejeho icyifuzo nari mfite cyo kubana na Nadia hanyuma narinje kugira ngo mudufashe turebere hamwe uko twashaka amatariki y'ubukwe igihe ubukwe buzabera murumugisha kwitorero uriya kwa turafite abantu benshi babona muririmba muhimbajwe nabo barahimbazwa bagatwarwa n'uburyo mukuru umurimo w'Imana neza urebwa mugiye kubana umurimo w'Imana muri bugiye gukomera muri mwebwe mureke gakiza kogere ahubwo ntibaza muri abakozi b'Imana muri abo mu nzu y'Imana murashaka ko ubukwe bwari tushira rya mwiteme itariki mushaka igihe cyose tuzabahesha umugisha rwose pastor bibaye byiza mwaduha ku tariki 30 z'ukwezi kwa kabiri murashaka ubukwe tariki 30 z'ukwezi kwa kabiri ntazindi gahunda z'itorero zihari ariko sinibaza impamvu mubyihutishije ariko murabana b'itorero ntabwo twababuza ko umunsi mushaka itariki mushaka nta kibazo tuzabasezeranya mutegura ubukwe mwakuzuza ahubwo ibisabwa muzuza ibisabwa
mugomba kujya kwipimisha mukaba mwabyumvikanye n'imiryango yombi bakumvikana ku nkwano mukazajya ku murenge ubundi mukasa tukabahesha umugisha imbere y'Imana tugataha ibirori byanyu. Pastor, uri umubyeyi wacu, uratuzi, waratureze, twabanye nawe igihe kinini, ariko kwipimisha yego ni ngombwa, gusa ntacyo twaguhisha kubera ko nk'umuntu w'umubyeyi nta kintu utazi. Sheri wanjye aratwite. Sheri wawe aratwite? Nadia aratwite. Yego. Pastor, tubabariye ko ari impanuka yangwiririye kuri Noheli, ntari nabipanze. Ntabwo nakabaye mufata umwanya wanyu ngo muze nanjye muntesha umwanya. Nakabaye nakiriye abandi bantu. Niba atwite waramuteye inda ntabwo mwakabaye muzi imbere yanjye kuko dusezeranya abantu batarakora ibyaha. Mwakoze icyaha kuko mwakoze ibintu bitemewe n'itegeko ry'Imana. Mwakoze ubusambanyi. Ntabwo mugende mumanze mwihana ubusambanyi. Ntabwo nabasezeranya ngo bagutenda kuri Noheli. Noheli isanzwe ibera abantu benshi darkness. Christmas kuko abenshi babera umwijima kubera ko bayifata nk'umunsi wo kwishimisha kandi n'umunsi twibukamo ivuka rya Yesu Kristo. Ntabwo nshobora kubasezeranya, ntabwo bishoboka. Ariko se Nadi, ko nsigaye mbona warahindutse, ntukirya, nsigaye mbona ntazi ukuntu umeze, usigaye wirirwa mu gitanda, ufite ikihe kibazo? Mekanazi ndasanzwe shanse, ariko maze gukuka ubuzima, maze kubwanga pe. Gusa abantu banze ubuzima bameze nkawe, uburiri wabuhinduye inshuti yawe, nta kintu kikoza, gusa gutyo no kwanga ubuzima cyangwa bwo n'ubunebwe wifitemo, cyangwa se mu kimwe hakaba hari ikindi kintu urimo kumisha udashaka kumbwira. Canagaru ubuzima gusa, ahubwo nsa nkaho nta cyerekezo afite. Suko kubeshya isi yandangiriye. Ariko uzi ko utari muzima, nawe usenga wirirwa uririmba ukajya no mu mwuka, se ubwo isi kurangiriraho gute? Ntabwo wize sha, nahemukiye Imana, mpemukira inshuti, mpemukira abavandimwe, ibyo ntacyo bivuze. Ese ko numva wahemutse cyane muko, uzi ko utarahemukira ari umuryango, twese urabura iki ngo duhemukirera? Ariko ubundi wambwije ukuri ukareka gucakore no kumbwira mu maganya yawe ntazi icyo ashingiyeho. Shambabarira ndeke. Oya shasi simbabarira umbwire. Kuva kuri Christmas kugeza n'uyu munsi ntabwo umeze neza, hari byinshi bitagenda neza kandi ndabibona. Mbarira umbwize ukuri rero. Shangiye kubikubwira, ariko uzaba witonze kubibwira mama, nubwo na nyuma yaho azashyira akabimenya, sibyo? Oya shambwira, uretse kunshyiraho kondisiyo ubwo zo kubibwira mama wangu cyangwa kutabimubwira, ibyo se ni ibiki? Wowe mbwira ikibazo ufite. Ndabizi kuba akabati kuri we biragoye, ariko nuramuka ubibwiye mama uzamumemukiye. Wowe nagusabye mbwira, nzabigira ibanga. Chanceli, ndatwite. Uratwite? None se kandi muko utwite inda yandi? None se namwe mwirwe muririmbira Imana mujya mutwitara? Oya, ngiye mborira wiguke gatoya umbwira. Iyo ndutwite ninde wayiguteye? Sha, ni Bruno wantenda. Kandi yakoresheje wa muhanuzi Bekayi. Ega nayo nabibonye kuko ari agapasiteri ari akanyamite. Ariko se mwe mubara n'abatubuzi ntimunabamenyesha. Gusa urambabaje pe. Chadiyodede. Ubu maze amezi 2 ntwite. Ndafite amezi 2. Ariko Tito yanyemereye ko twabana. Atari we wanayineye. Ariko pasiteri yanze kudusezeranya. Sinzi inama wangiriye ariyo. Ese ubwo urumva gusezerana ari ngombwa? Wajya ukibanira na Tito ubundi amahoro agahinda. Nibyo. Kubana na Tito tudasezeranye. Dusenga dusanzwe turi abakristo. Sinzi pe ko byaba biboneka neza. Ariko ndisubiye. Ubundi ntari impamvu yo kugenda utanasezeranye.
uzi ukuntu ari ku bukwe buryoha Yesu bagasaba bagakwa ukambara agatimba waba ubizi umva ntugende gutyo ndisubiye none se nkuriki yikuremo kora uko ushoboye kose iyo ndivemo shahoya nakayikuyemo akora bizi nk'umukristo ntabwo byapfa kunyorohera nicyaha ntababarirwa imbere y'Imana none se niba kuyikuramo ari icyaha ubwo tuvuge ko gusambana rero ari umurimo mwiza wo gufasha imfubyi n'abapfakazi shani mukansetse shanda bizi ibyo nakoze ko atari byiza ariko sinabikora ngiye sinayikuramo pe umva ko ubera ikigoryi kandi ubwo se ngiye maze gukuramo zingahe okay noneho komeza wasame ubwo uzaseba wenyine wowe ni wowe ngewe ni ngewe ntabwo nabikora pe nyine ujye umenya ubwenge n'usi uzamenya ubwenge bigenze ute none se umukobwa mwiza wanyibutsa uzi hehe mvukana na Nadia unzi kwa mama Nadia ndamwibutse none se mama Nadia yaraho ko namuheruka ku materaniro simuheruka mu rusengero mama ntawe hari muri iyi minsi yagiye mu kazi ko yarabonye akazi urumva n'ibisubizo by'Imana n'ubintu n'uburyohe ndumva Yesu ari gukora Yesu arimo gukora ari gukora kabisa ahubwo se uzadusura ryarira tugukumbuye ngo duheshe n'umugisha nibirumvikana namwe mukeneye guhindurwa amateka ariko uyu munsi mfite gahunda yo kujya amateraniro ubundi niho nerekeje kuko hari abantu dufitanye gahunda hari abaturutse mu Bwongereza tugiye guhura mu kanya ubu ndumva afite amavuta akomeye cyane buri gihe ariko waza no gushaka kandi ukadusura ko dukumbuye gusengerwa nawe murankumbuye birumvikana reka buriya amavuta yishakira inzira buriya nzaza reka nimva amateraniro nzashaka umunsi sibyo ko ntabwo byoroshye birete na gahunda nyinshi mba afite ariko nzashaka umunsi ega abakozi b'Imana nkamwe tuba tunabakeneye kugira twibukiranye ibihe byiza twagiranye turi gusenga okay none se amakuru ya Nadia yamaze ati Nadia araho ariko se kumunga kandi nta kibazo Nadia araho okay ni byiza cyane ariko waza tukanijyanira mu cyumba cy'amasengesho uyu munsi dufite abantu benshi cyane kandi bashaka Imana kandi waza guhura n'Imana nawe kakugira neza sibyo yambaye na neza ntacyo twaye ndumva ahubwo byaba byiza udusengera nimugoroba sinirirwe nzangaho okay nta kibazo nimvayo ndahanyura ndaza kubareba ubundi aho ugiye Imana yagendane nawe amavuta y'Imana akomeza agendane nawe sibyo yego ndaza sawa mama ubukwe bwanjye bwapfuye ngo ubukwe bwapfuye kereka niba Nadia yapfuye cyangwa wowe wapfuye none se mama n'ubwa mbere wumvishe ubukwe bwapfuye nta muntu wapfuye ariko se ugushatse kumbwira iki umuntu mukuru nkawe ugushatse kumbwira kutakizera Imana mama njyewe na Nadia byabaye birebire cyane ariko si ibintu biba birebire gute kereka niba Nadia yakubenze mama Nadia ntago yambenze kuko arankunda kandi nanjye ndamukunda cyane nyine ikibazo kirimo pastor yanze kudusezeranya pastor gubu yanga kubasezeranya gute kuyihe mpamvu bifate gutyo byarangiye gusa nuko birarangira ngiye mfashe umwanzuro wo kubana na Nadia mwana wanjye ibyo uvuga byihoreje buguziga kandi uziga icyo nzi cyo pastor agomba kunsobanurira impamvu adashaka kubasezeranya nk'abakristo bo mu itorero ryakureze rikagukuza nkaba nsengeramo nta cyasha dufite sinzi impamvu nga kubasezeranya gusa azambwira impamvu mama ntugire icyo umubaza umwihorere nta kintu nshaka kumva giturutse iwe n'ubundi yarabyanze hanze kudusezeranya ngo mwihorere sinshobora kumwihorera agomba kumbwira impamvu atagomba kubasezeranya agomba kubasezeranya wowe na Nadia mugakora ubukwe mukabana ubundi agomba no kunsobanurira impamvu reganga kubasezeranya ese impamvu ngo kubasezeranya ni iyihe
butinze gucya ngo ngeyo ansobanurire. Oya mama ndakwinginze. Oya Nta kintu nshaka kuvuga nawe mbabarira. Oya. So nkunda mama. Ndagukunda. None wanze inama nkugiriye. Oya inama suranda. Umwana wawe. Urandusha se ubushuti kuri pasiteri. Mbabarira ntujye wenda bigusabye. Iyo mpamvu niyo nshaka kumenya. Mana yanjye. Icyo nzi cyo pasiteri leta abwira mama ko Nadia atwite. Tede wakoze kuza kunsura ndanyene umuntu nganiza muri iyi minsi ni ukuri birakwiye ariko muri iki gihe abantu babihugiyeho n'ubumvuye mu kazi nirukanga kandi ndakumva cyane biba bikwiye kuba hafi kukugiraho inshuti n'umugisha no kuvugana nawe kuri telefone mba numva nduhutse ariko niyo uje hano byo yari akarusho ndabigushimira kandi uri inshuti nziza none se wowe wambwiye ko urimo gutegura ubukwe bigize ibihe wari wambwiye ngo nzaze tubiganireho iby'ubukwe nakubwiye rero tubigeze kure arumva burina yantenda aranyihakana yanga kuntwara tito twakundanaga yemera kuntwara niyo turi gupanga ubukwe iyo gahunda imyiteguro tubigeze kure ni ukuri ni byiza cyane gutegereza gukora ubukwe ni byiza pe ariko se byiya waba warabitekerejeho neza ndumva ibyiza wakwicara ukongera ukabitekerezaho kuko hari igihe wumva ko utwite wagera mu rugo bikanga kuko wihuse cyane waba uretse ukabanza ukabitekerezaho neza mwese Tede mbwira ikindi wumva nabitekerezaho ni iki mbwira jewe ndumva waba uretse kuko ushobora kugenda utwite inda y'undi muntu wazagerayo bikaba ikibazo mu miryango igihe kiri imbere none se Tito ko yemeye ubukwe nta kibazo kindi gihari hari ikibazo gihari mbwira ntega Nadia kireka iyo uba utarabwiye Bruno ko umutwikiye ibaze umunsi azaza gufata umwana we azanye n'ababyeyi be shaka byaba ari ikibazo ese ubundi nkubaze waba warabwiye mama wawe ko twita inda y'undi muntu atari we mugiye gukorana ubukwe oya nta kintu namubwiye pe none se Nadia urumva uko byagenda kose bitazamenyekana nyamara ntabwo wahisha ibintu igihe cyose uko bisa kose bizamenyekana ese Tede kuri inshuti yanjye bize muri iki gira inama ndi mu mazi abirungu njye ndumva wakwicarana na mama wawe ukabimubwira ukamubwira ko utwite kandi inda atari iyo mugiye gushakana noneho bose bakaba babizi ku buryo nta kibazo na kimwe kizateza nawe mama yanyica ndamutse mbimubwiye ntabwo namukira yanyica ntabwo namuturuka mbimubwira oya Nadia oya yanyica ntabwo nuzi yanyica nta mubyeyi wakwica umwana we uko byasa kose yakumva oya yanyica n'ukuri ntabwo nabona aho mbimubwira Nadia ko mbona ku bana kwacu bikomeje kuba ikibazo gikomeye ko turabigenza gute Tito nta kitakoze ariko urukuta turi kubona pasiteri yatubereye urukuta ariko nta kundi Nadia nabwiye Imana nsezerana nayo ko ntazigera nishingira rero birangora kuba hari undi mwanzuro nafata ndenze ku isezerano nasezeranye n'Imana nanjye ndabyumva ko ari umutwaro ndi kukwikorera aho bigeze ndumva nkeneye inama yawe ukangira inama ku gikwiriye gukorwa kuko ndabizi neza ko na mama atabyumva yarabimenye ariko kubyakira byaramugoye Tito
nta kundi twabigenza. Niba atabyumva, niba bitakunda, ariko ndagushimira ko wambaye hafi ukamfasha kwiyakira. Warakoze, Imana izaguha umugisha. Nati, ntacyo nakoze kuko urugamba dusa n'abari mu nzira yo gutsindwa. Oya, witekereza ko nta kintu wakoze, kuko umutima wanyeretse n'uwanteye inda ntawe wigeze anyereka. Ariko njye hari andi mahitamo nari mfite. Numvaga twashaka umupasiteri akadusezeranya, kuko hari n'abandi benshi babikora, hanyuma tukimuka tukajya gutura ahandi hantu. Tito, yamaze kwiyakira, ngomba guhangana n'ingaruka niteje. Ntabwo ari ngombwa ngo ntikureze umutwaro utigeze hambira. Nade, urabizi ndagukunda, kandi njye nawe ndumva tutabana ahangaha kuri kavukire abantu baduseka. Nade, twakwimuka tukajya kwibera ahandi, tukajya kuba ahantu kure, tukazabaho twishimye n'umwana wacu. Oya, reka mbyarire umwana mu rugo. Ndashaka kwereka isomo abandi bagenzi banjye bafite imyitwarire nk'iyanjye. Ako Nade, kuki utanyumva? Njye nagira ngo dukavaringa iki kibazo ku mpande zacu zombi. Abantu bose barabizi ko ari njye nawe dukundana. Nubyarira mu rugo bazavuga ko ari njye naguteye inda, narangiza nkakwanga, kandi urabizi sinakwanga. Kandi nawe uzaba wisebeje n'umuryango uzaba usebeje, abantu bose bazaduseka. Wahinduye ukemera tukajyana koko tukibanira. Oya, aya ni amateka yanjye, ni ubuhamya bwanjye. Mbese nabigenzana, nahindura iki ko byabaye? Ubuse nahagarika kuba nzitwa ko ndi umukobwa wabyariye iwabo mu minsi iri imbere? Ntacyo nahinduraho. Naho iby'abantu byo, iki gihe ndimo ntabwo ari cyo gutinya abantu. Ubuze urumva kubyarira iwanyu atari igisebo kuri wowe, ari no kuri njyewe ni igisebo, ndetse no ku miryango yacu twembi ni igisebo. Ese Tito, ndashaka kukubaza, upanga ubukwe rwari urukundo cyangwa se byari kugira ngo ntasebe? Okay, njyewe mpanga kugira ngo tuzabane, nageraga ngo ngukize icyo gisebo. Ari nanjye icyo gisebo kireke kuza hagati yacu. Rega imyaka twakundanye ni myinshi, kaba dusebya abantu bose bakaba batuvuga. Erega nubwo mama atabishaka, njye nawe twabana. Ese burya nta rukundo rurimo, no kugira ngo gusa nkure igisebo? Oya, ariko naragukunze, kandi n'ubu ndacyagukunda. Erega nubwo byabaye, no kujya dukavaringa nyine iki cyabaye hagati yacu. Niba ari uko bimeze rero, ndikumva nta mpamvu yo kubana nawe. Umuntu yabihagarika? Tukabihagarikira iki se? Urabona hari impamvu nimwe yatuma tutabana? Impamvu se nimwe, ko ahubwo ari nyinshi. Izihe? Icya mbere, ntabwo ari wowe ntwitinda. Hanyuma wayiguteye se ngo baracyakwitaho? Aza aho uri, azi ibyo urya? Ntabwo aza aho undi pe, ndabyemera. Ariko inda ntwite niye, igihe icyo ari cyo cyose yaza gufata umwana we. Erega Nadi, kuba utwite inda ye ntabwo ariyo mpamvu yatuma uvuga ngo ntabwo twabana. Ahubwo keretse niba ukimukunda ariwe utegereje. Gitekereza ko azaza kugutwara, kandi niba ukimukunda, well and good, naza gutwara. Noneho nta rukundo rwawe rurimo, ni ukugira ngo gusa undinde igisebo gusa. Oya, ntabwo aricyo kibazo, ahubwo ikibazo ni wowe. Kuko wowe ibyo utekereza n'ibyo wibwira, sinzi ikibazo ufite ahantu kiri. Ibyo tubyihorere. Gusa icyo nzi cyo ni uko kurera umwana utabyara nawe bizi ko bigoranye. Kandi nshatse umugabo ubu ngubu, naba nihuse. Ngiye kubanza nicarire mbanze nitekerezeho, rero umwana wanjye. Kandi biba ngombwa, n'uwo mugabo nzamwihorera. Uko Nadi, umuhombeye bwa kabiri. Mbese njye muhombeye? Ni karibu mama Tito, twishimiye kuko niwe ntabwo icyubahiro. Kuma karibu nabyemeye. Ibya kansoringi ntabwo ari byo bingenza. Pastor, njye nawe dupfiki ku buryo udashobora kunsezeranyiriza abantu.
Nadia na Tito ko baje ahangaha ko bifuza gushyingiranwa niki gituma utabasezeranya nge nawe dupfiki kunzi ko rabizerwa mu itorero nanjye itorero nkaba ndimazemo igihe nta cyasha ndifitemo niki gituma utabasezeranya nicyo kingenza nta kindi. Mama Tito genda buhoro nibyo nabizerwa ariko se baba barakubwiye icyatumye ntanga kubasezeranya? Ntacyo nababajije nari kubabaza ikizi wari umaze kubabwira ko utazabasezeranya numvaga ari we ngomba kwibariza kuko ni wowe usigaye noneho ikibazo ni wowe nicyo kitumye nza kukwibariza. Sara uburere bw'umwana mu buryo bw'umwuka bureba abakozi b'Imana bukareba n'umubyeyi we bwite ku giti cy'umubiri. Uburere bw'abari abana Nadia na Tito ari twebwe baratureba ari namwe nk'ababyeyi burabareba. Nibura wakicaranye nawe mbere yuko uza kumbaza icyatumye ntabasezeranya akamanza kakikubwira Tito. Nta mpamvu nimwe ituma utabasezeranya bariya n'abana bawe kandi bakaba banjye bambwiye ko ari wowe kibazo. Iyo mpamvu niyo nshaka kumenya. Icyambere cyo barizewe mu itorero ni n'abaririmbyi bawe ndumva rero nta cyasha kibariho. Ikibazo nyine nje ahangaha kugira ngo ukimbwire kuko bo ntacyo bazi. Ni byiza kujya gushishoza ku bana bacu yaba Tito yaba Nadia. Sara witegekwa na kamere ngo kuyobore imbere y'umukozi w'Imana. Ntabwo ndi ikibazo ku bana bacu ahubwo genda wicare witonze ubaganirize kandi ushishoze hagati ya Tito na Nadia barakubwiza ukuri ku cyatumye tutabasezeranya. Ariko si ikibazo mfitanye nawe ni cye pastor nta mafaranga ushaka ni iki kintu wumva ushaka nubwa mbere se nshingiriye muri iri torero ubundi Mana we kira Mariya mubyeyi nubwa mbere se nshingiriye muri iri torero nongere mbisubiremo ahubwo abantu bahinduranya aba pastor nibo baduhemukira. Amambere nta kibazo nagiranaga nawe ikibazo kije kuri wowe iri torero abana banjye bose barivukiyemo ndikuriyemo nanjye ubwanjye ndisaziyemo. Ni kihe kibazo gituma utansezeranyiriza abana? Ese mfitanye nawe ikihe kibazo pastor? Kwibintu pastor ni kihe kibazo mfitanye nawe gituma utansezeranyiriza abana? Sara mu mabutse bwa kabiri ukabyarwa n'amazi n'umwuka utangiye kurahira Bikira Mariya. Genza buke kuba basimburanya abapasiteri ni uburyo bw'umurimo w'Imana kandi ni mugari uragutse kandi tugomba kuwubaka. Kuba ndi hano ntabwo ndi ikibazo ahubwo ni inzira n'umuyoboro wo kubigisha no kubagaburira iby'umwuka no kubatoza inzira mukuriye kunyuramo yaba mwebwe yaba n'urubyaro rwacu abana tubyara abana twabyaye abana turera mu buryo butandukanye bakaba bishimye kandi bisanzuye. Rero Tito na Nadia bageze ahangaha tariki 30 z'ukwa mbere baje kunsaba ko nabasezeranya ariko mu by'ukuri Sara hari igitorero ryacu ritatwemera kuba twasezeranya abana bitewe n'impamvu runaka cyane. Izo mpamvu ndagusaba nk'umubyeyi ugende wicarane n'abana bazikuganirize bazikubwire nimurangiza nanjye nzabasura mu rugo tubiganiro turi mu muryango. Pastor ndashaka kuva hano mbwiye impamvu utansezeranyiriza abana ntabyo kujya kubabaza nkeneye ibisobanuro byawe. Ni wowe mfiteho ikibazo abana nta kibazo mbafiteho icyo kibazo bafiteho kimbwire nk'umubyeyi tugishakira umwanzuro niba hagati yanjye nawe koko nta kibazo gihari. Naho ibya Bikira Mariya ni umubyeyi twese tuzi iby'amadini icyo kizatujyana mu ijuru ni umutima wacu. Ibya Bikira Mariya nibikureba muvuze kubera impamvu. Sara ndashaka kukubwira ko ugomba kugenda ukareba mama Nadia nawe mwembe uko muri ababyeyi babiri na Tito na Nadia mukazazana hano kwa gatandatu ku ofisi saa 3 tukaganira nzana kubya n'impamvu iri gutuma ntabasezeranya. Pastor kanje bugufi ntabwo nsohoka hano ntabwo nsohoka nutambwiye impamvu uzatazasezeranya abana banjye. Ibya mama Nadia ntibindeba
njye nazindutse kuko ari njye ubabaye niwe ubanda urugi, ninjye wazindutse rero nje kukureba. Ntabwo ndi busohoka, umuhungu wanjye yariteguye, ubukwe mbese tubugeze kure. Niki gituma utabasezeranya? Mbabarira umbwire nk'umukozi w'Imana. Nanjye byarambabaje kubona Nadia na Tito ari abaririmbyi baririmba bakaramya bagahimbaza tukajya mu mwuka, n'abaridazi beza, ariko Nadia nubwo barimo barategura ubukwe, Nadia aratwite. Ngo Nadia aratwite. Mana y'imbaraga data mwiza nyaguhora ku ngoma gitare cy'amahanga, ngo agize ate? Aratwite. Nadia aratwite, afite inda. Ariko nanjye byanteye agahinda kenshi mu mutima. Uretse n'agahinda ni n'igisebo ku itorero n'imbere y'Imana n'icyaha bakoze. Mama waramutse. Ndamuka iki wanjijiwe? Mama ngo injiji. Injiji nyine. Nakoze iki? Injiji 1 2 3 4 5 10. Mama kuje uri kumbwira nabi muri iki gitondo habaye iki koko? Koko umuhungu wawe ugiye gukora ubukwe nukuze uri kumbwira ngo ndi injiji. Ubukwe uzabukorera nande? Niyo mpamvu wambuzaga kumbe warateye umukobwa wandinda. Uri injiji. Nyine mama byarabaye. Kandi nta kundi nari bubigenze. Arora. Ngiye nafashe umwanzuro wo kubana nawe uko byagenda ko ariko kose. Momfisi tiwe bete. Wabona ko pastor ashobora kubasezerana neza nyina warateye inda. Tiwe bete. Mama ndakwinginze babarira. Yego nagukojeje isoni mu bantu bose abari mu nshuti zawe habari no mu itorero. Ariko ndakwinginze mbabarira ukomeze umubyeyi wanjye umbere umujyanama kandi ucigikire mu myanzuro yanjye. Gicucu kintesha agaciro mu muryango no mu itorero. Ya naho ubu nari nyuzanga ngo mbasuhuze masenugisha w'Imana. Dore ko yaraciyemo iminsi tutabonana, kandi abakozi ma tugomba kugenderera abo twagiye tuhanurira, abo twagiye dusura, ngo turebe neza niba byaraciyemo ibisubizo byarabonetse. Ya mama bambwiye ko adahari kandi yabonye akazi, ndashimana cyane ko ibyo nahanuye byaciyemo amafaranga ari kuboneka. Muzimu w'ikene yaragiye, urumva ko ibintu ari sawa. Ni ikigaragaza ko tuba turi mu mavuta, tuba tumeze neza, ibintu basaya amakata biba biri kugenda bicamo cyane. Yego yarakabonye kandi warakoze gusenga. Nari nahuye n'abantu babongera, abantu b'abazungu. Ahubwo zanye amavuta y'Imana, zanye amavuta nzanye n'ijambo ry'Imana. Amavuta n'ijambo ry'Imana. Ya none se nari ndi kwihuta mvuye mu giterane, mvuye kuvuga ijambo ry'Imana kandi Imana yakoranye natwe. Ahubwo se ahangaha n'abandi bantu bahari ko bambwiye ko mama adahari, n'abandi mwasigaranye ngo baze mbasabire mbasengere umugisha w'Imana. Nese abandi uzi bahari ko amaze kumva ko mama adahari, abandi bumva baba bari n'abandi. Ya hari umuvukana, hari abakozi bo mu rugo, hari n'abandi muziranye baza tugasenga Imana nkabasabira umugisha, ibintu bikagenda neza. Kuko nabo bakeneye Imana, bakeneye kubona Imana ikora rabasayama. Sibyo bakabona irakorana nabo. Okay. Niba nabahari nyago bimbuza gusenga hanyuma nkagenda, ariko ndabona utaguye neza, sinzi ikibazo ufite. Nadia utabwiye ko umukozi w'Imana ari hano? Ni byiza cyane. Karibu mwana w'Imana. Nageze sinakubona. Karibu dusangire iby'Imana yateguye uyu munsi. Bayongeye ko n'abantu bahari. Mu karibu mwana w'Imana. Usanze twari tugiye gusenga.
siko nta n'isoni ugira nshimye ko ndi umwana w'Imana ra hanyuma se wibande ya ndabyumva twese turi abana b'Imana ariko je kamemu ndi umukozi w'iki w'Imana hari urundi rwego ndimo urumva rero ko mwebwe naho duhuriye genda ndi umukozi w'Imana urumva yarigiye icyizere yangiriye icyizere Imana uri umukozi w'Imana ndi umukozi w'Imana umukozi wa Satani y'izina rya Yesu jewe igiki munitsubiza uri umukozi w'Imana uri umukozi ndavuze ngo mu izina rya Yesu ndi umukozi w'iki w'Imana akudeka nyumva nkubwiye ntabwo nzi kwishushanya imbere y'abantu ngo njye mu nzu y'Imana nirwe mpimbarwa ariko kamubwira ikintu kimwe n'ubwo wigeze umukozi w'Imana icyambere uri umwicanyi aho bamenye ukorera na Satani wowe ariko icyonzi cyo uri buririmba iryo joro sinamenya ko navyo uzaribona uzaryumva mu magambo gusa cyangwa ugikuzimu ariko se bo bazakwemerera ariko none mwa bakobwa ni iki byabateye ndi umukozi w'Imana ndabyemera ndanabyemerewe uko sa uko ngenda uko magaze ahubwo sinzi umenya mwafatanya no kumera wa mama wanyu adahari yararamusenye tukumvikana akaza arakabona murarya muranywa murambaye murasa n'inyanya mbega murusi kubera iki amavuta y'umukozi w'Imana urumva je nakura Satani se bigasohora ikindi je ndazwa ahantu hose ndazwa kuri YouTube ndazwa kuri WhatsApp kuri Facebook no muri karitsiye baranzino ikindi wongeye mu mujyi ujye ukavuga dekaye ukivuga iryo zina gusa la manara sikita yama imba amavuta yatagira guteta manuka uravuga ahubwo niba ari abadayimoni bateye muze gupfukama mbasengera abo badayimoni tuzabazina yabo hari umudayimoni wa kwirya umudayimoni wo kwihagararaho umudayimoni wo gupinga muze gupfukama mbakore deliverance ahubwo icyiza nuko numva wakwisengera mbese none gusa vakana fiti muto bavura none ngo nivure je nta ndwara ndwa ahubwo mwebwe ndaza kubaza gudura ndwaye iki ahubwo se utarwaye niki je nta ndwara ndwaye ndi muzima ahubwo je sengera abarwaye bakagira gute bagakira ndi umukozi w'iki w'Imana ndenza abadogiteri bose uzi bivuze ngo nta ndwara ngize gute mfite habe na noye umudogiteri w'abarwayi yandi umudogiteri ntabwo uravuze ariko siko wakomeje kwisiranga ukabona nkureka ukagira ngo ngende nazi ndeka ngenda kuzi ntabwo wantuburira cyagiye dura rumvaga ari urukundo uzaza udusengere kuko ntazi ubutubuzi bwawe umva nagiraga ngo banze ugere muri urugo rwacu nkwereke uwo ndiwe uretse gatoya untegereze ndaje ntibagire isi nkoresha amatari ryera ariko narabivuze umudayimoni wita Gasaraba Gasaraba uyu ni umudayimoni ukaze wonje muri no rugo reka uzurebe ibiza kubabaho reka nigende ntago narenze uko nzonya kukubona mu maso iki ariko Imana yamfashe ntago ari muhamagaye reka mu mutima wo kukwihangana iki ni mugumane abo badayimoni bita Gasaraba ni mugumane badayimoni reka ari hego mubagire bisiga ariko naduzi kuri fake uramuretse aragenda neza n'ibipangu nari mufitiye ko bose kwera icyo muretse akagenda chance ari mureke wigana ikibi ntaba kiruze bari abadayimoni bamurimo bazamuvamo cyakora birambabaje